gukererwa z'amahate durayi afiriti ntana n'agace umubaza ariko ahanageze sha Allo? Sheri bimeze biteze? Ako sheri kwa tuze kuza kunsura bimeze bite? Umaze kwitegura? Ugiye gufata moto? Sawa sawa. Oya, bafata umumotari ndamwishyura nta. Ari kuguca bitatu. Naribi, yifate naribi ndaje mwishyura naribi. Sawa. Naribi nugiranga urayoboza ku gipangu cy'umutuku uragwaye berwo nagura abantu yoboza. Sawa naribi. Wanjye we. Inganze nje kugura kakantu nguruke nkazane kakantu sha. Baba we. Muremera myenda ahubwo asange nsa neza tujya kwikubita wenda Sasa ahangaha tangiye ko ari ibyo byinshi nyiriwe yego amakuru neza nese kari serivisi nabashakaga wayitubwira tukagufasha nyine nashaka kumanje ahantu bita kwa Didi Giye kumusura giye kumusura urajya gusura yego komanda tugende ntari bitwakwereka dore kwa Didi ni hariya ari ibiryo mu gipangu Sheri wanjye Imana imbabaye nsanga ari wejo rwose amahirwe nabanyakuye hise wow ni wowe Sheri yo amahoro ko watinze nabuze moto twigendere wari wabuze moto eraho nibera ni hano ndahabona dore agatebe nasanga akicarira aha kemerese ari umeze neza se shameze neza wese cyane meze neza nta kibazo nari nkumbuye byihorere njyewe nari nzi ko utaza numvaga nangiye kugira agahinda wowe umbeshya ngo urankunda ntabwo nkunda n'izina ry'Imana Sheri ndagukunda n'izina ry'Imana ukunda rwose ako ntabwo ujya ukumbura baby ntabwo ujya ukumbura njyewe ndakumbura nese ko twaje gutura kure uburyo mbigenze gutegeko n'ejo ndi naguhamagara phone yawe niyacamo cyari yazi nyine maze iminsi ifite ikibazo reka mwakire ngo icyo kurya n'icyo kunywa inyama se njyangiraho urariye uranyweye ngareka rero tugire dore n'amasaha arakuze umekeze nawe tugire uteze tugire ute kujye n'ibyo utangiye kwivugisha Sheri nese cyakuzanyira kiyobera mbese sinaje kugusura nyine naje kunsona nese unciga dore narakazanye ngo urumva dore sinakamwe n'ubudire none ahubwo ndakira ngo kwikampfundurira reka nze ngo ahubwo se turagirira hera ngiye nshaka kwitaya yewe ujya he hari reka nze guhere turagirira he ukora ako mukora iki turagira hano kuri kano gasambi ndimo ko umuntu akazikira ariko se nyamara kujyanye ngo no kumusanga umara kujyanye ngo no kumusanga ndetse wajya ngo byose se kukimara kubera kuri makaro yo kumusanga byose birangira
nditahiye ngaho utaha niba uri umugabo ntabwo wancika we humura nkamesha ahubwo se hari agasego kanjye najyaga nkoresha n'abagabo muri iki gikorwa kagiye ko ntacyo ndagusegura bino kote ntabyo nshaka cyangwa urabona ukuntu rugiye kuncika wumvaga se wancika ihangane n'ubundi bibaho ihangane n'ubundi rega bibaho ese ko ndaho wivumbuye ubundi wari uzi ko kuje kunsura ngari kwa muganga aruje kunsura genda umunyarwanda w'ubuyobozi bwa hano mungurana igendere umunyarwanda w'ubuyobozi bwa hano mubabare mukanangira ubuyobozi bw'ahangaha wayiki se kandi mubabare munangira ubuyobozi bw'ahangaha rwose oya tubwire wayiki ntabwo muzi bimbayeho mwebwe mucecekere nibiki se nyine watubwiye didiye se niba ari didiye wowe nimwambwiraga we tubivuga abinyeretse koko akugize utetse kandi amaze kungufu mbese byose byafungutse nyine yamanyemo n'inkweto yego komana mumabare munangira ubuyobozi bwa hano undi iwanyu ni hehe iwacu ni za gatobotobo yego komana yanjye aho hose nyine tujye kuhakwereka bo mwakoze kwitabira urubanza rw'uregwa witwa Mbashimiyimana Didier wakoze icyaha kwa 24 z'ukwa gatatu yakoreye icyaha witwa Orunera Teta. Nk'uko mubizi rero itegeko ryacu rya Repubulika y'u Rwanda ntabwo ryemera ibyaha nk'ibyo. Rero turagira ngo twakire urega aba ari ubanza kuvuga kugira ngo twumve uko byagenze, twakire n'umwavoka we batubwire uko byagenze. Murakoze muyobozi, rwose ngiye ikintu nshaka kuvuga. Uyu muhungu naramubonye saa 7 avuye iwe mu rugo. Yari ari kwirukankana uyu mwana wacu, noneho yagiye nka saa 7 arangije aza nka saa 12. None si ubwo urumva muyobozi, kandi mfite n'abahamya bamubonye ava muri iyo nzu yirukankana uyu muntu wanjye. Ubwo si urumva ndikumva nge kino gihugu muyobozi rwose ndikumva wamufunga ukamufunga burundu akava hano muri iyi karitsiye. Ye niko mbyumva. Urakoze. Reka twakire no ku ruhande rw'umwavoka kumve nawe cyatubwira ku musore we bashinja ko yakoze icyaha. Ijambo ni rya. Murakoze kumpa ijambo. Nanjye nshingiye ku itegeko rya 17 ndamuvuguruza. Umukiriya wanjye zo saba avuga yafashe umukobwa ku ngufu, aho yari ari ndahazi n'ibimenyetso ndabifite. Ndakeka baramubeshyera. Ibyo mushinja bishobora kuba byarakoze abandi, ariko ayo masaha bavuga habereye icyaha ntago yari ahari rwose, ntago yari ari muri zikaritsiye. Nuruhe muri mwe? Yewe buretse wewe ko wagurutse uruhe mu tangabuhamya muri aba bose bari kuburana? ndi umutangabuhamya w'uyu ntari kuriye wa muhungu ngewe sinzi niba yarafashe uyu nguyu simbizi, nubisha bango yafashe umwana ku ngufu, ariko icyo navuga cyo uyu muhungu yaje wanjye nko mu masaha 6 angura agakingirizo. Ndabeshya kugishukura ntabwo beshya, ariko ndacyadufite singutu sibyo ntacyo gishyireho kwerekane ngutu ariko
Mwaze kuba mwongeye kumpa ijambo bwana muyobozi w'urubanza. Umukiriya wanjye nshingiye ku byo bamurega, ashingira n'ibyo umwavoka wa nyiri gukorerwa icyaha abivugaho, ndakeka baramubeshyera. Kuko sinibaza ukuntu umuntu aza ngo afate umuntu ngo ase ubundi namwe muri aho kuva ryari umuntu arongora umuntu ntacyo bapfuye. Ni ugupfa kuza ngo uhite urongora wowe. Bityo rero nshingiye ku itegeko rya 400 kandi umukiriya wanjye nawe yambwiye ko yanongira urutoki yanyeretse umutangabuhamya afite hariya nawe wabasha kumuburanira. Wahaguruka nawe kutubwira. Murakoze umijambo. Nanjye rero izo saha arimo gushinza uyu mucuti wanjye umugenzi wanjye ntago yari ahari. Twari twagiye kwitemberera, twari twagiye ahantu nyine irigiriya za Kamonyi, ntago yari ari na. Murakoze. Bo noneho reka kumve no ku ruhande rw'umusore Mbashimiyimana Didier urimo uraregwa muri uru rubanza, kumve nawe ko ari icyo abivugaho. Ijambo ni iryawe uregwa. Murakoze. Nkuko uyu mukobwa ari kunshinga, umukobwa yaje kunsura niba yangaye yavuye ngo rwanobone bari he Rwagatovu simbizi, aza kunsura namutegeye moto ya 3 mu icyo kurya mu icyo kunywa aranywa, arangije ayarambeshya ngo namufashe ku ngufu ngo singutu tunone nagoze koko ngo nze kugira bikarangira binananiye. Yageze kubikora birananiye, nza kumenya ko ari n'ibintu babigoye gose simba nabigiye modere ngibyo ngiye ndani nabigoze kuyu musore nguyu ntabwo yabeshye, ariko ngiye byarananiye nabyo nigize nkora. Ubwo rero sinzi kuntu ngiye muri kubifata ngo namufashe ku ngufu. Ntacyo yicarire. Ikindi kibazo muyobozi. Jambo ni iryawe. No muhungu ari kuvuga ibinyoma. Kuko mfite n'abatangabuhamya benshi kandi biragaragara. Dore nabazanye ni mahaguruke bagira icyo bavuga. Murakoze. Ibyo navuga, uyu mukobwa witwa Orunera Teta yaduciyeho na mugenzi wanjye Sandara aho twari duhagaze, aratuyoboza turamuyobora yinjira mu gipangu, turakomeza tugumya aho nyine twari turi. Hashize akanya twumva karuru, tugiye kureba nyine dusanga ibipesu byafungutse, n'ikimenyimenyi yinjiye afite igikapu ariko yasohotse ntacyo afite. Ubwo rero yasohotse ntabyo afite kubera ko bitewe nyine n'ibyo bari bamaze kumukorera. Murakoze. Okay, murakoze. Ndabona urubanza rwabaye rurerure nkuko iki cyana cyo cyari kirekire, ariko rero shingiye ku ngingo y'182 Didier ushinjwa gufata umukobwa ku ngufu, iryo tegeko ratugaragariza ko nshingiye no kwimenyetso twagiye twumva ku mpande zombi, uyu musore witwa Mbashimiyimana Didier icyaha kiramuhama rwose. Rero ndagira ngo tumukatire imyaka 26 aba muri gereza n'ihazabu ya miliyoni 3 n'igice. Mutekano wajyana igisambo muri gereza. Nkuko mubyumva Mbashimiyimana akatuye igifungo cy'imyaka 26 cyagufunga. Wende